uraho meze neza hama wihangane urazi ko nari nemeye kugusohokana kuri Saint Valentin na 14 ariko shuga mami wanje yabihinduye ngo nashobora kujya na Saint Valentin yashaka ko twirirwana umunsi wose wa 14. Rero wewe curaba ukuntu upangana na Sugar Daddy urazi ko wari wambwiye ngo azoba ari Dubai kurangura vya bintu vyiwe ubengo kuva Rodis. We rero curaba ukuntu mupanga muzojane mumarane iyo misi yose kugira nyene 14 na uzogerwa bikwiye sivyo none. We muvugishe rero mupange. Umugabo n'ubwenge niyo mpamvu ari umutwe w'urugo akoresha amayeri atandukanye n'ubwenge butandukanye n'ubucakura n'ubwenge Imana yamuhaye akageza umugore aho ashaka heza hashobora gutuma urugo rwubakika kandi rukagubwa neza. Umugabo uhora atunzwe n'umugore urya ikivuye ku mugore, umugore ari we wabaye umugabo ho kugira ngo umugabo abe ari we umugabo. Umugore niwe wafashe umwanya w'umugore afata n'uw'umugabo. Icyo gihe umugabo abahomba ibintu byinshi. D'abord ahomba keya y'umugore, kabiri ahomba icyubahiro cy'umugore, gatatu ahomba guca bugufi ku mugore kuko umugore ntakiri umugore yinjiye muri nshingano z'umugabo. Kuba umugabo bisaba gushirira, gukamirika ubuzima, kumenya kurwana no gupambana kugira ngo ubone icyo utungisha urugo rwawe. None umugore niwe wagiye guhangana no gupambana no kugira gute. Umugabo rero yabaye man power. Namara kuba man power uzaza umubwire ngo mugore mwiza tuza, mugore mwiza aca bugufi, mugore mwiza ceceka mvuge. Hari ibintu bihinduka kubera ko umugore yamaze guhinduka undi muntu. Aho rero umugabo aba yihenze. Ariko se urwo rugo umugabo igihe yagiye guhaha ntaronke noneho umugore akaba afite utwa afite urwo rugo rwitwara ruti. Umugabo yiriwe mu rugo nta kintu na kimwe cyo korohereza ubuzima bari mu rugo cyabayeho, umugabo we yibereyeho nk'udahari. Abagabo benshi bagwa muri uwo mutego wo kugwa muri icyo kintu cyo gukora nkaho urugo rutabareba kubera ko nta kazi bafite. Reka tuvuge kuri uwo mugore sibyo. Hari umugore ushobora gusanga ateye atyo umugabo akazi karahagaze muri iyo misi ari mu gihe cy'ubushomeri sibyo. None umugore bisimwe bimuhereza avantage yo kumva ko ari hejuru. Ajya hejuru kubera ubwenge bw'umugabo. Wivugiramo gira gute ubu ni njyewe. Uwo mugabo none ufite uwo mugore ugeze muri iyo sezo biragenda bite? Nongeye kubasuhuza mwe mukunda kubana natwe, amahoro y'Imana akomeze abane namwe aho muherereye hose. Tunabifurije kugira ibihe byiza. Uyu munsi twongeye guterana no kuganira na Kayireme mbyita umugisha. Kayire ikaze nanone umaze kumusanga kwirere. Nanjye ndabashimira. Okay, twishimiye kongera guterana nawe ariko nko bisanzwe iyo tugiye kuganira kusanganyamatsiko nanone zigaruka hagati y'imiryango dukunda guhamagara Imana ngo izibane natwe tuyobore. Yego rwose. Uko ibintu tugiye kuvuga bikomeye. Yabikomeye. Ntakaba ari twe tuvuga ahubwo Imana ijye yivugira mu mwanya wacu. Yego. Karibe mu isengesho rero. Bakoze. Uwiteka Imana, murengezi mwiza, mukunzi mwiza, umuremyi wacu. Turagushimiye ko tukirihagaze, turagushimiye ko tukiriho, turagushimiye ku byo twagezeho. Turagushimiye kuko nukuri abo turibo tubikesha wowe, ishimwe ni ryawe. Nyakubaha Imana, twongeye guterana aka kanya kugira ngo tuvuge urugo rwawe wubatse, umushinga wawe watangirije muri Edeni ku bwa Adamu na Eva. Ni umushinga ukomeje kuko ubwoko bwawe bukomeje kororoka, ubwoko bwawe bukomeje kubaka ingo. Ariko nyakubaha Imana, bitabaye wowe wubaka nta wundi washobora kubaka, bitabaye wowe urengera ingo nta wundi wazirengera. Ngaho rero data ngwino wururuke, ubare wowe uduha ubwenge, Mwuka Wera wururuke uduha ubwenge, ubare wowe uvuga, ntaba ari jye uvuga, ntaba ari mugenzi wanjye uvuga, ahubwo wowe witamure ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ndakwinginze nyakubaha Imana kugira ngo uduhe ubwenge mu ngo zacu, ingo zibashe kubakika kandi zikomere mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri nizenda gusenyuka cyangwa izasenyutse uri umushobozi, urashoboye. Gerageza wongere uzegeranye kandi uzubake, zongere zigarura ubuzima. Ngaho rero Mwami ubane natwe, ubane na buri wese, kugira neza kwawe kutwuzureho mu izina rya Yesu Kristo Umwami w'amahoro. Amen. Amen. Yego, twongeye kubaha ikaze rero mwese aho muherereye. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko navuga yuko ikomeye, nibanza kubyita icyorezo kibasiye imiryango cyangwa bikunda kwibasira imiryango. Reka tubyite ubukene
ariko nanone cyaba n'icyorezo. Aho bamwe rero ubukene bubugariza hagati y'umugabo n'umugore, ugasanga hari izindi nzira bahisemo kuba baca bakicira inzira zigiye zitandukanye zitari na nziza. Munyemerere dutangira kugira ngo nawe mbikumvishemo, tujyanirane n'abantu tugiye gutangirana, mwumve aka kaudiyo. Uraho meze neza, hama wihangane, urazi ko nari nemeye kugusohokana kuri Saint Valentin 14, ariko shuga mami wanje yabihinduye ngo nashobora kujya na Saint Valentin. Ndashaka ko twirirwana umunsi wose wa 14. Rero wewe curaba ukuntu upangana na shuga daddy, urazi ko wari wambwiye ngo azoba ari Dubai kurangura vya bintu vyiwe ubengo kuva Rodis. We rero curaba ukuntu mupanga muzojane mumarane iyo misi yose kugira nyene 14 na uzogererwa bikwiye, sivyo none? We muvugishe rero mupange, hamucumbwira ko vyakunze kuko urazi kurya mu mama sishaka kumwankira ari wari hinzu. Uwo nukwankira ni wa wundi aduha yo gusohoka. Kandi ivyo ndazura bitahura bese ivyo. Ugira ijoro ryiza rero, ndagukunda, bizumwa. Okay. Uyu ni umugabo n'umugore. Nakubongeyeho. Ako kake nakubongeyeho. Ntekereza ko atari umugore we washyizeho okay. Ya karaka okay n'umuntu nyina keditinze. Ariko iyi ni video, sorry ni audio, umugabo yahaye voice note kuri WhatsApp yahereje umugore we. Amubwira yuko agomba kujya gushaka ubundi buryo. Yego. Kaire nyemera dutangire gutya nuko dutangiye. Ariko ni ibintu bigaragara. Wenda ibiza bikigaragaza cyangwa ari cyagihe gishyira abantu ku karubanda, bamwe bikagaragara. Yego. Izi ngo turi kubona ubu ngubu, umuntu benshi batangira kwibaza bati, bamwe batararugeramo bavuga bati ese tuzaba tujya hehe? Ntabwo ari ngombwa, nta mpamvu yo gukora ubukwe, nta mpamvu yo gushaka. Igisobanuro cy'urugo ukunda kubisobanura keshi, ariko nyimira tuze gutangira no kugisobanuro cy'urugo nanone kugira ngo tubive imuzi. Yego. Duhere hasi. Igisobanuro cy'urugo agisobanura ute kuri wowe? Kuko rero barutubanga. Urakoze. Mu by'ukuri urugo natangiye no mu isengesho bivuga urugo no mushinga w'Imana. Urugo umuntu ugiye kurushinga yakabaye yitegura ko yinjiye mu yindi step y'ubuzima bwe irenze urugero, step udasubira inyuma, step udasohokamo, step udakinisha. Ushobora gufata icyemezo ukavuga uti nzajya gutembera i Bujumbura, ariko igihe cyagera ukavuga uti ndi se nzaba njyayo. Ariko urugo iyo wamaze kurwubaka bwo ntusubira inyuma ngo uvuge ngo reka nsubire inyuma, narikiniraga, narivugiraga, naribeshye mu gushaka, naribeshye. Wapi? Noneho ukabitegura, kubera ko urugo aho rubera rubi kandi rwiza, nuko urugo rusaba ubwenge n'umutima wawe wose n'umubiri wawe wose nta mbere kushyizemo. Nuvuga ngo urugo nabo bantu babiri kandi buri wese n'umutima we wose. Urugo ntiwabeshya uwo mwashakanye arashyira akabivumbura, ntiwahimba, ntiwamuhisha, ntacyo ufite cyo guhisha. Kuko n'ubwambure bwawe yewe naho ufite hashobora kuba hari inkovu cyangwa hari ikibibi cyangwa se aho wagize accident cyangwa se aho bagutemye cyangwa wabyaye, arahabona. Noneho no mu mutima wawe ni umuntu mubana umunota ku wundi, ku buryo nako wamuhisha mu minota 2 kaba gahindutse ikibazo. Urumva urugo rero ni ikintu gikomeye umuntu agomba kubaka yabitekerejeho. Noneho iyo mumaze kubana muhinduka umwe muri uko kuba umwe, muri uko kuba ntacyo uhisha, murahoberana mugafatana mukamatana. Umuntu ahinduka umwe kandi mwari babiri. Umwe akavuga imvugo n'undi ari yavuga, umwe akerekeza mu mushinga n'undi ari we yerekezamo. Ntago umwe ashobora kuvuga ngo ngiye mfite umushinga wo kuzakora gutya n'undi avuge ngo nzakora gutya. Nibibaho. Mwembi mukora ibintu mwatekerejeho, mwaganiye, mwese mwerekeza hamwe. Noneho uko kuba umwe gutuma bidashoboka ko hari inzira uri buhitemo zawe wenyine. Urumva aho ibyo byonyine bigira urugo ikindi kintu. Urugo ni ikindi kintu. Kugeza noneho upfuye, kugeza mvuye mu mwuka, kugeza uvuye mu mwuka, kandi rurakomeza rukabaho narwo. Noneho n'igihe we wagiye undi agasigara, rurakomeza rukabaho. N'igihe mupfuye mwembi
abo musizi Yeah. rukomeza ruriho imbuto rurandaranda muri bo nimwe muriho. Urabyumva ukuntu biteye ubwoba? Urugo mbese ni icyo nk'igihugu. mwabatoje, icyo babavomyemo, icyo bazababonamo mwembi uko muri babiri, umubano wanyu niwo bazigiraho, niwo uzakura muri bo. Nibamara gushaka bazabaho nk'uko mwabayeho, noneho nibamara kubaka ingo zabo bakabaho nk'uko mwabayeho, nabo nibabyara abana babo bazabigiraho, bige ya mico yanyu ikomeze barandarandamo kugeza aho isi irangirira. bivuze yuko tugomba kwigira ukwitwararika bivuze ko ni ukumenya ubwenge mbere yo gushaka, ukabanza ukagira ubwenge, ugasobanukirwa urugo icyo ari cyo, ugasobanukirwa aho ugiye, si aho bagira ngo nibabona bikomeye yasubira inyuma, nabona uwo bashakanya nuka mu kanwa asubira inyuma, nasanga asura mu buriri asubira inyuma, nasanga mutonganya akamutombokera asubira inyuma, ahubwo aragenda byose amirane bunguri nawe babane kandi bashake uko babana, bashake n'uko bumvikana kandi bigende neza. Abantu benshi rero ntabwo ari uko biri kugenda, bari kubaka ingo bazi ko urugo ni bwa buryohe bw'igisagirane, araza kumusura muri geto bishimane bakora imibonano mpuzabitsina bumve biraryoshye, aramusoma kabiri yumve biraryoshye, ibisagirane mu mubiri yari abarokore basomana rimwe kabiri, basomana kumva biraryoshye cyane, akumva yifuza no kureba ibikurikiraho. Noneho ubwo bikavamo umushinga wo kubaka urugo. Urugo ruvutse kubera ko bumva igisagirane cy'ubushyuhe cyabafashe cy'umubiri, ariko ntibazi ko nyuma y'icyo gisagirane hari n'igihe bazaba bari mu rugo n'icyo gisagirane ntikivuke, ntigishoboke, no kuryamana bikanga bitewe n'impamvu z'ubuzima zitandukanye. Kandi bose nta wanze undi, ariko bikaba byabaho. Niyo mpamvu urugo rurenze imibonano mpuzabitsina, niyo mpamvu urugo rurenze icyo wiyumvira kuri mugenzi wawe. Urugo ni umuhamagaro. Urugo ni commitment, mu cyongereza bavuga commitment. Ni ugufata icyemezo, ni uguheba, ni ukurangiza, hariya ugakurayo amaso ukahebera ahangaha, ukagumaho, ukaba ariho utangira guharanira no gupambana ko bigenda neza. Bamwe muri iki gihe ko twabigize nk'aho urugo ari umushinga tugomba kubyazamo inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze. Duhereye kuri noneho rero iyo ngingo yo kubyaza urugo umusaruro, wenda twavuga hariyo umuntu ushobora kuba ushaka kuvugaho umusore n'inkumi ajya kubaka urugo bikurikije n'uwo agiye kurwubakana, akabona ni umuntu ufatika, ni umuntu ufite amafaranga, akabona se ni umuntu uzamuzamura, ufite avenir uzamuzamura bagatera imbere. Iyo ni imibare. Nyamara urugo rwagakwiriye kurebera ku mico, imigenzo y'ugiye kubana nawe. Afite iyihe mico myiza, afite iyihe migenzo myiza, ibintu ni ibishako. Hari umugabo umwe waririmbye ngo singira voiture, ngo singira na video, ngo ariko mwari ibintu ni ibishakwa tuzabishaka. Turabyumvikana. Icyambere ni ukureba umutima. Uwo muntu ni umuntu wiyubaha, indangagaciro agenderaho ni izihe? Ese uwo muntu ni umuntu uzi gukora, uzi gushakisha, cyangwa ni umunebwe? Utwo twose ukaba ari twureba. Naho kujya kureba imitungo umuntu yamaze kubona, ushobora no gusanga iyo mitungo yabonye yenda afite n'ahandi yayikuye ejo n'ejo bundi izayoyoka ikagenda, mugasigara muririra mu myotsi n'ibindi. Ariko noneho iyo mumaze kubaka rwa rugo rwanyu ko muri babiri, noneho igisigaye ni ukumenya ko urugo ruhura n'ingorane. Satani arwanya urugo. Nta rugo uzabona ruzubakwa ngo babe muri paradizo imyaka yo kubaho yabo yose. Satani arwanya urugo. Uretse no kurwanya urugo, Imana yashyize mu bantu igihano. Ibwira umugabo ati uzarya urushye uvunitse. Ibwira umugore iti uzabyara ubabaye. Sibyo? Irangije ibwira inzoka iti wanzoka we, umugore nakubona n'abana be bazakumena umutwe. Wa mugore we, inzoka nikubona n'abana bawe izabaca agatsinsino. Turabyumvikana? Ibyo bifite icyo bisobanuye. Inzoka kubaca agatsinsino ni uko Satani arwanya ingo uko byamera kose. Ntiyishimira urubyaro, ntiyishimira umugabo n'umugore babanye neza, ingo zibanye neza mu mahoro. Ntihabura utangira kubareba nabi, ubareba nabi ntugire ngo ni ubarebye nabi, ni Satani yinjiriye muri wa muntu kubera ko afite icyuho. Yaje muri murumuna wawe, isanga murumuna wawe afite irari ry'ubusambanyi, cyangwa se isanga murumuna wawe ni umunyeshyari, arakurebye ukuntu wibaniye neza n'umugabo wawe, aravuga ati reka mbasenye mbatandukanye. Noneho yinjiriye se wenda
muri nyogosenge cyangwa nyoko wanyu cyangwa nde cyangwa umuturanyi cyangwa inshuti yawe mwiganye. Turabyumvikana. Ahantu hose Satani arahinjirira. Noneho abatandukanye bivuze ngo urugo ruzavuka rurwanywa kugeza bashaje. Turabyumvikana. Kugeza bashaje. Unibatabahiga bazabica. Babakuremo umwe cyangwa mwese babahitane. Abana banyu basigara ari imfubyi nabo bastragoringa mu isi. Ni ukuvuga ngo ibyo ni imigambi ya Satani. Ariko iyo umuntu ari mu Mana, iyo migambi ya Satani abasha kurwana nayo kandi agatsinda. Icyo cyo nta kibazo. Ariko noneho Imana iguha ubwenge ukamenya uko uzabyitwaramo, kuko n'abageni barabaroga n'ibindi. Ibyo tubitindeho. Aho ngaho iyo uhagaze mu Mana iguha amakuru yose. Ko Yesu ajya kugenda yaratubwiye ngo simba size mwenyine, mbahaye nzaboherereza Mwuka Wera uzaza kubabwira ibyo nababwiye, abibutsa ibyo nababwiye, ariko anababwira ibisigaye. Ajya ababwira ibisigaye ku buryo buriho, ariko uzi ngo nderekeza nzabaho gutya kuko Imana yabigusezeranije. Ibikubwira mu buryo butandukanye, ariko iryo sezerano Imana igenda ikwereka inzira ugendamo iyo wemera Mwuka Wera akagukoreramo. Iyo wemera Imana ikaguturamo, ubwo bisaba kugendana n'Imana, bisaba gukora icyo Imana ishaka no kubahiriza amategeko y'Imana. Noneho twebwe twisubiriye muri rwa rugo. Uko Satani arurwanya niko ibigeragezo by'urugo biba byinshi. Icyo kibigeragezo tukireke. Cya kabiri rero, muri rwa rugo rurimo ibibazo, noneho muri kwa kuntu Satani rero ari kurwanya rwa rugo, hari n'ibindi bigeragezo by'ubuzima bisanzwe, kuko Imana yabwiye umugabo ko azarya avunitse, ibwira umugore ko azabyara ababaye. Sibyo? Ibyo byonyine birimo ibigeragezo. Umugore yatwise agira ikigeragezo cyo gusesemwa, cyo kubaho nabi, cyo kuzinuka umugabo, cyo gukunda umugabo cyane, cyo kugira gute, mbese umugore atwita mu buryo butandukanye. Muri ubwo buzima bwo gutwita, umugabo atangira kubona impinduka z'ubuzima. Yaramenyereye umugore uhora useka, atangiye kumubona aruka, atangiye kumubona acira, atangiye kumubona afite umushiro. Yaramenyereye ko ataha bamwitaho, agasanga none undi yaheze mu buriri nta nabyuka. Byonyine umugabo uzi ubwenge ahita amenya ko iminsi yahindutse. Iyo ni iminsi y'ubuzima bw'umugore utwite. Turabyumvikana. Yamara kubyara, umwana aratangira azane inkari mu nzu, kaka mu nzu, poza buri kanya, kumesa amakaka, kugira gute. Umugabo umwe w'indangare ntazamenya ko impinduka zaje kubera ko yungutse umwana. Turabyumvikana. Hari abagabo bahita bafuha, agafuhira uwo mugore, agafuhira uwo mwana, kubera ko uwo mwana yatumye umugore atongera guha keya nyinshi umugabo. Hari n'abagore batwarwa no kwita ku mwana ntiyongere kwita ku mugabo, kandi icyo yamenyereje umugabo bagishakana ni ikigomba guhinduka. Ni nk'uko iyo wamenyereje Imana ikintu, amasaha y'amasengesho ntugomba kuyahindura. Niba waramenyereje Imana ikintu, ukomeza ugikora. Ubwo ibyo ni bimwe mu ngero z'ibigeragezo umuntu atangira kubona by'impinduka. Umugore yajya kubyara yenda akanabyara umwana upfuye, bakajya no gushyingura. Umutima ukomeye umugabo agatangira gukomera umutima, n'umugore agatangira gukomera umutima. Ibyo nabyo ni ibikwereka ko ubuzima bw'abashakanye budahora buri sweet, ntibuhora ari bombo, ntago buhora ari dimanche, ntago buhora ari igihe cyo guseka. Umugabo rero arya, twabonye ko Imana yamubwiye ko azarya avunitse yishyuye. Niba azarya avunitse rero, biravuga ko agomba gukora cyane kugira ngo ahahe, aronke, abone uko atunga urugo rwe. Twabonye ko mu bintu byose ikintu nkubwiye, umugabo uhora atunzwe n'umugore, urya ikivuye ku mugore. Umugore ari we wabaye umugabo ho kugira ngo umugabo abe ari we umugabo. Umugore niwe wafashe umwanya w'umugore afata n'uw'umugabo. Icyo gihe umugabo abahomba, ahomba ibintu byinshi. D'abord ahomba keya y'umugore, kabiri ahomba icyubahiro cy'umugore, gatatu ahomba guca bugufi k'umugore, kuko umugore ntakiri umugore, yinjiye muri mu nshingano z'umugabo. Kuba umugabo bisaba gushirira, gukamirika ubuzima, kumenya kurwana no gupambana kugira ngo ubone icyo utungisha urugo rwawe. None umugore niwe wagiye guhangana no gupambana no kugira gute. Umugabo rero yabaye man power. Namara kuba man power, uzaza umubwira ngo mugore mwiza tuza, mugore mwiza aca bugufi, mugore mwiza ceceka, mvuge. Hari ibintu bihinduka kubera ko umugore yamaze guhinduka undi muntu. Aho rero umugabo aba yihenze. Ariko se urwo rugo umugabo igihe yagiye guhaha ntaronke, noneho umugore akaba afite utwo afite, urwo rugo rwitwara ruti. Umugabo araza akegera umugore we, bakaganira, bakabyumvikanaho. Sheri, ndabona ari wowe ugiye kujya ututunga, dore ugiye kujya winjiza 300, ngiye nta kintu mfite, cyakoze ngiye gushakira. Muri ayo 300 ugiye kwinjiza, reka tujye dufataho iry'itanu riba ryo ridutunga rikore mu bintu by'urugo.
irindi ry'itanu turibika amezi 3 njye gushakira aha turebe ko twashora aha nkora ibi ngire ntya wenda twagurisha n'aka gasambu nkabona ya noneho nkashakisha ibijyanye no gukora imikorere mukabyumvikanaho ugashaka icyo ukora cyangwa se reka sheri twiha amezi 5 mbe nshatse akazi nikaba kataraboneka turahindura strategy twinjire mu yindi mikorere noneho ngewe mu gihe nk'umugabo ntakora umugore ari uri gukora ubwo icyo gihe umugabo akora uko ashoboye agashakisha uburyo yorohereza bari mu rugo kubaho bishimye ntabwo ahita ntibindeba ngo yongere avuge ngo umugore arava ku kazi yavunitse yarushye umugabo yiriwe mu rugo nta kintu na kimwe cyo korohereza ubuzima bari mu rugo cyabayeho umugabo we yibereyeho nk'udahari abagabo benshi bagwa muri uwo mutego wo kugwa muri icyo kintu cyo gukora nk'aho urugo rutabareba kubera ko nta kazi bafite noneho umugore yahagera akongera akajya muri za mvune z'urugo bigatuma za mvune n'ibindi byose bibaye bituma wa mugabo umugabo bikamera nk'aho umugore atangiye gusigana n'umugabo nyamara umugabo uzi ubwenge yiyegereza umugore akamutetesha akagira utuntu amworoherezamo akagira utuntu akurikirana tw'urugo rwe mu rwego rwo kwiranda serviable ntasuzugurike cyane ariko kandi akiranda serviable akagira utuntu arangiza mu bihugu byateye imbere i Burayi n'ahandi ho bamaze kubyakira ko urugo n'ubwubakwa n'abantu babiri nta mukozi uzamo nta wundi uzabafasha igihe umugore yagiye ku kazi umugabo asigara mu rugo agakora utw'urugo akadutunganya kandi bikagenda neza hari ikintu aho ngo dushobora kwirengagizamo tukirengagiza yuko hari igihe umuntu aba yifite imiterere yiwe itandukanye nk'urugero reka tuvuge kuri uwo mugore sibyo hari umugore ushobora gusanga ateye atyo umugabo akazi karahagaze muri iyo minsi ari mu gihe cy'ubushomeri sibyo none umugore bisimwe bimuhereza avantage yo kumva yuko ari hejuru ajya hejuru kubera ubwenge bw'umugabo wivugiramo gira gute ubu ni njyewe uwo mugabo none ufite uwo mugore ugeze muri iyo sezo biragenda bite umugore ntapfa kukurira uri umugabo hariya bisaba ubwenge bw'umugabo bwenge nyabwenge niho nari nangiye nkubwira ni umugabo yiranda serviable kandi akarushaho gutetesha umugore kugira ngo umugore atamusuzugura atanamwurira yageza mukakamumanura kugira ngo umugore atamusuzugura ni ukuvuga ngo tuvuge nk'urugero umugore wawe urabizi ko ataha saa 11 sibyo ukaba wanyaruka aho anyura urahazi ukanyaruka ukagenda ukajya kumutega n'urugero ukajya kumutega yajyaza mugahura kambwira uti sheri nari mbizi ko isaha zo gutazigeze ukanamuhamagara ukamubaza tugeze ese sheri mugahura uti sheri karibu ukamubaza uko yiriwe ukamufata ku rutugu mukagerana mu rugo kandi we wiyiriwe mu rugo oya nta mpamvu yo kumukuramo inkweto umugore ntabyo akeneye ahubwo ukaba uri kumuganiriza umubaza uko yiriwe ukamubwira uti sheri rero muri iyi nzu yawe kandi biri muri iyo nzu n'ubundi umugore arabizi none se ko ubushize amagambo ari umugore yabwiraga umugabo n'ubundi umugore yageze mu rugo rero turabyumvikana iyo umugore ageze mu rugo umugabo akamwereka iyo keya yose umugore ahita atuza kumva n'umunaniro yari afite urashize ahita atangira kwirukanka kwakwanya akita ku mugabo we ni ibintu byikorera ko hari abagabo banga agasuzuguro bati nabagiye mu mwanya wo kumusimura mbaye umugore natahaga mbwira umugabo ko atangira kumva arabagabo banga agasuzuguro akavuga uti ibi ngibi ko ari nge nari naratashye naramenyere kubwirwa situation yose umuntu kwisi yiga gusoma ibihe bitewe n'igihe agezemo hari igihe cyo ku buri kintu cyose kigira igihe cyacyo ageze mu gihe cyo kuba ari uri mu rugo nareba ukuntu akwakwanya ku buryo situation iramversa umugore akishimira ko umugabo we nubwo ari mu rugo ariko nta kibazo amahoro arahari umugore azana n'amafaranga yakoreye akajya guhereza akakubwira ati ariko sheri ntukagire icyo ubura kubera ko udafite akazi muri iki gihe amafaranga yamara kuza umugabo nawe akaba niba hari utwo akeneye niba hari akeneye kujya niba hari ibyo akeneye ntirirwa asaba n'umugore amafaranga kubera ko yamuhaye keya abagabo bagwa mu mutego iyo badafite akazi bagwa mu mutego wo kwivumbura kurakara kumva ko umugore azamusuzugura gushaka kumushyiraho igitsure n'amahane n'ubugome kugira ngo amucubye amucecekeshe amwereke ko nubwo ari we umutunze ariko ntacyo bivuze uyu mugabo noneho ubana n'umugore umurusha salari umushahara kandi aricyo nkubwira umukubye
kandi aricyo nkubwira, akavuga uti noneho njyewe aho umugabo bigeze niyo afite salari ntoya ku y'umugore naho yitwara gutyo. Umenya gusoma ibihe, umenya uko utereta umugore wawe ku buryo na yandi yose umugore akorera yazana, mugakora ibikorwa by'urugo, kandi ari we wabigizemo uruhare, ari we wabimwunguyemo ibitekerezo, kwa kurusha umushahara akajya akubwira utoke buri kantu kose nawe ugomba kwishyura. Abagabo bakibaza bati ese yanjye akora iki, ay'umugore ashinzwe iki? Amafaranga y'umugore ashinzwe iki, ay'umugabo ashinzwe? Ariko ibyo bintu bibiri uri kubyitiranya. Hari ukuba umugore ahembwa umushahara munini, hakaba ko ariko umugabo akaba ahembwa mutoya, hakaba ko umugore ahembwa umushahara munini ariko umushahara w'umugore ntugire icyo ukora mu rugo. Ibyo bintu bibiri biratandukanye. Tubihuze noneho. Hari abagore bumva ko amafaranga yabo nago akoreshwa mu bijyanye no gutunga urugo, umugabo niwe utunga urugo, harabishyizemo ko ari uko bimeze. Ariko ibyo bikosorwa n'umugabo. Umugabo n'ubwenge, niyo mpamvu ari umutwe w'urugo, akoresha amayeri atandukanye n'ubwenge butandukanye n'ubucakura n'ubwenge Imana yamuhaye, akageza umugore aho ashaka heza hashobora gutuma urugo rwubakika kandi rukagubwa neza. Ese ubwo umugabo yakwegera umugore we akamubwira ati sheri ndagukumbira reka dusohoke, bagasohoka n'urugero bakaganira. Mu gihe baganira akamubwira ati rero sheri kuri urareba urabona urahembwa 800, ngewe ndimo ndahembwa 300. Muri ayo mafaranga duhembwa ni 1,100,000 byinjira mu rugo buri kwezi. 1,100,000 dushobora gukora ibintu binini. Dushobora gutunganya tugashaka ikibanza, twamara kuzabona ikibanza tukubaka inzu yacu tukava mu bukode. Ubu niyo priorite ya mbere, kugira ngo abana bacu tumenye ngo bafite aho bahagaze. Hanyuma kandi ibyo tukabifatanya n'ubundi nibisanzwe, kwishyura minerivare, kwishyura inzu tubamo n'ibindi. Strategy ubu twakoresha yabiyihe, umugore mukajya inama, akaba yanakubwira ati ndumva jewe twanakwipoteka salary zacu tugafata ideni muri banki, tukagura ikibanza tugatangira no kubaka icyarimwe, none inzu ikazaba ingwate ya banki. Mbese bakajya inama. Muri uko kujya inama umugabo niwe winitiatinze ibyo bitekerezo, ariko umugore yaje amusanganira amuha ibitekerezo. Nuvuga ngo ubwenge umugabo Imana yamuhaye ntago ari ubwo gukoresha mu mbaraga ngo ajya azamukureho wa mushahara, ahubwo no kumufasha gutekereza ku kintu cyatuma urugo rwabo rurushaho gutera imbere. Kandi ibyo byose akabikora mu bunyangamugayo, kuko ikibazo umugabo ashobora kubwira umugore gutyo, umugore akipoteka salary ye bakabona n'amafaranga arabonetse, ariko umugabo akayanywera, ayandi akayiba, ayandi akayashyira mu ndaya, ayandi akagira gute. Aho niho umugore atangira kureba umugabo akamucishamo ijisho, agatangira no kumwubahuka, kubera ko ibyo ari kumuteza by'ibibazo umugore abona byamurenze. Yipotetse salary ye iragiye, abana bakeneye minerivare, inzu yo kubamo ntibafite icyo bayishyura, ibyo kurya byabaye ikibazo, kandi umugore niwe uri kuvunika, nyamara umugabo ntacyo bimubwiye. Bene abo bagabo nibo usanga umugore yurira, ariko umugabo nyamugabo w'inyangamugayo ntabwo umugore yamwurira, ntibishoboka. Aba afite strategy akoresha zituma umugore aguma mu mwanya we, kandi bakarushaho kujyanirana, bakagenda neza bigakunda. None se ko hari abavuga yuko nabo ubwo bwenge cyangwa izo strategy ari abagore baba bazizi? N'abagore bazizabo, umugore azi strategy ze zo kurobinga. Kurobinga no kuvuga ngo azi uburyo yareshya umugabo we bakagera ku gitekerezo umugore nawe ashaka, nawe azikoresha mu buryo. Ubwo ni bwa bwenge bw'urugo. Ubwo buri wese ni bwa bwenge bw'urugo buri wese akeneye. Umugabo arabukeneye ku ruhande rwe, n'umugore akeneye ubwe. Ariko noneho ubwo bwenge bwose bugenda bukora kuko abo bantu batarerewe hamwe, batakuriye hamwe, bikazatuma bubaka urugo rwiza paradiso. Yemera noneho hari igihe nshobora gutaha umujinya wanyishe nibyimbije, sibyo? Ariko nareba umugore yareba akavuga ati ngiye ubwo ndishyize mu mwanya w'umugabo, ntashye nibyimbije. Umugore yabireba akavuga ati sheri noneho tashye yababaye, banza bitameze neza, akaza ntirirwa mubaza ati mwiriwe mute, byabagendekeye bite, ndabona mutameze neza, ngo ashake kumenya icyamubabaje. Hoya, ahubwo akamwegera akatangira akamuha keya, sheri ubuse ntabwo mukeneye gukaraba, akadushe gashyushye ntikabafasha, nari mbashyiriye amazi muri dushe. Sheri rero uyu munsi ndumva mwarya kare, mukaruhuka kare, mukabasha kujya ku kazi mumeze neza. Ibintu nk'ibyo bishobora kwankuraje umuntu kubaho, none ukamureka ntwite umwataka ngo umubaze icyamubayeho, ahubwo ukazakimubaza nyuma ameze neza. Ni ukuvuga ngo umugore utagira ubwenge rero haraza yihuta, ko warakaye se noneho wabaye iki, none se ko wibyimbije uyu munsi byagenze biti,
like that. Hari imvugo ushobora gukoresha ku muntu yaranababaye ntaruhuka ahubwo akarushaho kubabara. Hari n'izindi ukoresha, iyo ni lobbying abagore bize. Abagore bakura bazi ko lobbying barayitozwe n'Imana yibashyiramo. Lobbying iza mu kubaha umugabo, kumutwara gake, mu kumukorera ibintu by'icyubahiro, hanyuma nawe none ukagenda umukuraho icyo ushaka. Twibukiranye Esther muri Bible. Esther muri Bible yagiye bamubwiye ko abayuda bagiye kurimbuka, ko bagiye kubica, itegeko ryasohotse ryasinywe n'umwami, kandi umwami yari umugabo wa Esther, yarisinye, kandi abayuda na Esther ni umuyuda kazi. Ariko Esther yagize ubwenge bwo gutekereza, aravuga ati sinapfa kwiyahura imbere y'umwami ntabanje kubaza Imana. Arabanza apfukama iminsi 3 arasenga, ati atarya atanywa, ariyiriza atarya atanywa. Aho yakuyemo imbaraga z'Imana, akuramo n'ubuhanuzi butandukanye. Imana yari yamaze kumwemeza neza ko azajya imbere y'umwami, ntahagwe, ntahasiga ubuzima. Turabyumvikana? Asaba ubwenge. Urakoze. Icyo kirangiye nabwo aravuga ati sinapfa kujya imbere y'umwami cyenyege nsa nabi nka Regine uyu nguyu giturumbuka. Wapi? Niza strategy. Niza lobbying na strategy. Umugore w'ubwenge abafite yahise abanza yigira mwiza, yisiga imibavu myiza, yambara imyenda myiza w'ikizungereza. Arangije ajya imbere y'umwami aseka yishimye. Umwami atesitera umugore mwiza, kandi ntibyari byemewe kujya ibwami utagize ute, utatumiwe n'umwami. Kabone naho waba umugore we, iyo waza gutatumiwe n'umwami yahitaga kubita inkota bakakwica, yahitaga gutanga bakakwica. Niko itegeko ryari rimeze. Kugira ngo ujye ibwami nuko umwami yabaga bizi ko ugomba kuza ari we wagutumyeho. Esitera yagiye kumara amezi 2 umwami atamutumaho, atanararana nawe, atanamubona, na appointment, nta na kimwe badahura, kandi ari umugore, ari umwamikazi. None uwo munsi yaragiye atamutumyeho, kandi amezi abaye yangaya atanamutumaho. Arangije we kuko yari yamaze kuvunyisha mu ijuru, ijuru rigafungura amarembo riti turemeye. Arangije noneho yigira mwiza, yarabizi neza ko umugabo nabona ubwiza bw'umugore we ari buvuga ati umugore wanjye yamaze kwikubita cyane. Koko ako kanya umugabo ati Esitera mugore mwiza, uransaba iki naho cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye ngo nkiguhe. Urukundo rutaruzamuka ikibatsi. Ako kanya byagaragaje ko Imana yari yageze ku mutima w'umwami. Cyo ni icyambere. Cya kabiri, bwa bwiza Esther yaje afite abri ya reyona, bwatumye umwami amwiyumvamo birihuta. Turabyumvikana? Umugore afite ubwenge. Icyo gihe byatumye Esther arokora ubwoko bw'abayuda, ariko umugore afite ubwenge bwo kurobinga ku mugabo we bikagenda neza. Azi buto yakanda neza, azi ko yabyitwaramo. N'umugabo azi uko yabigenza kugira ngo umugore wamugeze aho ashaka. Ariko ibyo ni iby'aba mugabo uzi ubwenge n'umugore uzi ubwenge. Ahubwo ubwo bwenge buve he? Ko ababyeyi batakigisha abahungu babo, ko abahungu batakijya mu itorero ngo babatoze kuba umugabo icyo ari cyo, ko abahungu batakigira ubutwari bw'abagabo ngo babubatoze. Ubwo bwenge buravahe? Ku Mana. Imana niyo iri bukubwiriza iti mwana wanjye nyura aha, mwana wanjye bigira utya, mwana wanjye kora iki, biraza gukunda. Uvuze ikintu cy'ubwenge ku mpande zombi, turabihuza. Umugabo n'umugore bafite ubwo bushobozi. Kwatangira kumva iyi voice note y'umugabo abwira umugore we ati sheri hangane. Urakoze cyane. Aho nari narahagera, iyo voice note nari narayivugaho, nayibikiye kuko nazamukiye mu gusobanura ngo urugo ni iki. Aha tugeze noneho muri rwa rugo rwugarijwe n'ubukene, muri kwa gukora k'umugabo yabuze ntiyaronse, muri kwa kubyara babaye akarera babaye, ubwo n'umugore byagoranye ntibyakunze, muri kwa kundi Satani Imana yamubwiye iti mugore nakubona agacinzi narakakurya, ndetse abwira Satani ati n'umugore nakubona azakumena umutwe n'abana be. Ubwo byose ni bya bigeragezo byabahuriyeho. Muri bya bigeragezo babuze ubwenge. Nakubwiye aho ubwenge buva. Nyemerera none Kayire, kugira ngo ibi bintu bireze muri iki gihe, usibye abangaba byagiye hanze, bireze bino bintu. Cyangwa ari n'abanabikora gutyo byitwaye ko ari urukundo bakabigira nk'imishinga cyangwa business. Yego. Nyemera ngusubizeho inyuma iyi voice note nyigukinire. Nta kibazo. Tubiganireho twemye noneho. Nta kibazo. Hello be, uraho meze neza? Hama wihangane, urazi ko nari nemeye kugusohokana kuri Saint Valentin 14, ariko shuga mami wanje yabihinduye ko nashobora kujya na Saint Valentin.
yashaka ko twirirwana umunsi wose wa locatorse. Rero wewe curaba ukuntu kangana na sugar daddy, urazi ko wari wambwiye ngo azoba ari Dubai kurangura vya bintu vyiwe ubengo kuva rodisi. We rero curaba ukuntu umupanga muzojane mumarane iyo misi yose kugira nyene locatorse nawe uzogererwa bikwiye, sivyo none? We muvugishe rero mupange hamucumbwira ko vyakunze kuko urazi kurya mu mama sishaka kumwankira ari wari hinzu. Uwo nokwankira ni wa wundi aduha yo gusohoka. Kandi ivyo ndazura bitahura be sivyo? Ugira ijoro ryiza rero ndagukunda bizumwa. Oya uretse ibintu by'amabizo. Wumvise ntati uretse ibintu by'amabizo. nabaretse kumuhereza bizo. Uyu mugabo afite abagore babiri, abashuga mami babiri, umugore wiwe azi abagore babiri aryamana nawe, n'umugore we akaza wa gatatu. Umugabo nawe azi yuko umugore we afite cya sugar daddy ajya kuryamana nawe. Ahangaha harimo ibintu bibiri tugomba gutandukanya. Bose bakazana amafaranga bagahuza urugo rugakomera. Harimo bishyurira inzu, harimo utuma basohoka, n'abantu bakundira aha, byumvikane ko ari abantu bakundira aha, sibyo? Kandi ni abakundira aha. Wa wundi uduha amafaranga yo gusohoka, no gusohoka hese. Si ugusohoka byo gutembera se? Yego. Urakoze. Abantu bakundira uri support aho ngaho ufasha umuntu. Oya, abafasha gusohoka. Wibica ku ruhande. Kuko nge ndashaka kukwemeza uburyo izi couple zikora ibi bikemera. Aho babyumvikanaho ngo wowe nyuraha ugende umugabo muryamane. Ni couple ziba zarahuriye mu burara. Nta rukundo rurimo. Ziba zarahuriye mu buraya. Urukundo bararufitanye nirwo rukundo rwabo. Nuko bakundana kuko bo bakuriye mu burara. Umukobwa yari ikirara, ari indaya, umugabo yari indaya, hanyuma barahura, bubaka urugo, bigeze igihe cy'ubukene, ntibagize endurance, kwihangana. Kwihangana. Kuko niyo dukennye, turi abakristo dukijijwe, turi abayisilamu bakijijwe, Imana iradusapotinga, yakoresha n'ibikona tukarya. Twarya rimwe ariko tukabaho, twarya kabiri tukabaho, niturye gatatu, ariko Imana ikazageraho ikabigenza neza kuko ntizatubabaza iteka ryose. Bivuze ngo urugo nyarugo iyo rugeze mu bibazo rufite uko rwitwara gutandukanye n'urugo rw'injije ebyiri zahuye, rw'abantu babuze ubwenge babiri bahuriye mu buraya, bahuriye mu nzoga, bahuriye mu ngeso mbi. Ubujiji ni iki? Ubujiji ni iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yigeze kuvuga ngo injiji si iz'abantu batize. Kuba injiji ni ukuba udafite amakuru ku bintu runaka. Muri ibi bintu uri injiji, utinyora. Mu gifaransa ni ignorance, kuba ikintu utakizi. Ni kuvuga ngo ntibazi mu by'ukuri uburyo bagakwiriye kwitwara mu kigeragezo bukene. Kigeragezo bukene iyo kinjiriye urugo bigenda biti, ariko bitewe nuko mwashakanye, bitewe naho mwahuriye, nuko mwabanye. Abantu bahuriye mu kabari, abantu bahuriye mu ndaya, mu buraya, turabyumvikana, bakoze urugo. None si bukene nibuza utekereza ko batazakoresha yaturufu. Hari n'abakura umuntu hariya mu ndangamirwa akamushyira mu rugo rugakomera cyane, bitewe nuko umugabo wakuye umugore mu ndangamirwa we yabaye umugabo ushaka kubaka, akerera imbuto ya ndangamirwa kubaka urugo rwiza cyane rwose. Ariko aba bombi bavuye aho bahita bahitamo gukoresha strategy bakoreshaga mbere yo gushakana. Niba umwe yarasanzwe atunzwe n'abagore, sugar mama arizo zimutunze, undi akaba yaratunzwe n'abagabo, buri wese arahita areba. None se kuki tutavuga yuko ari yangeso twananiwe kwihanganirana, sibyo? Ariko tukaba dushaka kubaka, tukavuga tutereka tuyubakire. Ntabwo ushobora kujya mu ngeso yo guca inyuma uwo mwashakanye ushaka amafaranga ngo umbwire ko ari ikibazo cy'ingeso mwananiwe kwihanganirana. Harimo ikibazo cy'amafaranga. Umwe arakubwira ati atwishyurira inzu, s'il vous plaît, atwishyurira inzu. Atabishyurira inzu ntiyabaho. Undi aduha amafaranga yo gusohoka. Question ni money. Na amafaranga. Okay, utarasika tugenderane, sibyo? Twatangiye dusobanurira igisobanuro cy'urugo, tuzabone ko kenshi iyo cyubatswe neza kiba gishingiye ku mugabo ari ubwenge n'umugore ari ubwenge. Kuki tutabyita yuko ari ubwenge ari ya increase wa mugabo yaragezemo? Crise umugabo yaragezemo. Akavuga utoke
nungutse ubwenge reka noneho njye gushakira mu maguru y'abandi bagore oya wicyakora oya reka tubivuga uko biri none se uragira ngo nkubwire ibidahari ndakubwira ibihari ni ubwo binaniye guhaha mu buryo bwa kinyangamugayo nk'umutware w'urugo uzabera urugero rwiza abana bacu turabyumvikana twabonye ko umugabo n'umugore nibo bonsa imico abana babo n'abo bana bakazayonsa abo bazabyara uruhererekane ku ruhererekane bigahinduka icyo bita karande bakajya bakubwira bati bandi abantu bo muri rwa rugo ntibajya bubaka urugo ngo baremye baratandukana bari abantu bo muri ziriya ngo yewe ni abantu bagaragaraho kwigurisha ugasanga bihora ari akarande nanjye nakubwiye umugabo ati mu butware bwanjye n'ubwema bwanjye no kwigisha abana imico myiza ngomba kubona ko aho kugira ngo abana banjye bicwe n'inzara ndajya kuyashakira mu maguru y'abandi bagore nimbona abagore babiri njya mu maguru umwe akanyishyurira inzu undi akanyishyurira gusohokana n'umugore wanjye by the way gusohoka bigira igihe cyabyo ni ukumenya gusoma ibihe igihe muri crise gusohoka mwabigabanya none se noneho yamara kujya mu maguru yabo akakuramo ya zahabu yitwa amafaranga iraza isanye n'imyuka yayo yose imyuka mibi yayo yose ubusambanyi buhora bwiteguye n'imyuka yabwo bwose araza bizanye umugore rero nawe aramushese nawe aravuze ati mu bubyeyi bwanjye nk'umubyeyi mwiza mama w'abana umugore mwiza wemewe n'Imana mutima w'urugo umwari ukwiriye u Rwanda ubwo ubukene buduteye nta mpamvu yo kugira ngo nkomeze kwicara aha reka nk'urugero rwiza abana banjye njye mu maguru y'umugabo runaka nkamema amafaranga nzanira umugabo wanjye none se urakoze cyane nta kesi wigeze kumva iyo umuntu rwose uwo mugore aba ari uwa mbere urumva abagore benshi ngo bakunda kubabazwa no kubona umugabo yabaciye inyuma ku mugore barusha ubwiza hari abagore bavuga bati mugabo wanjye aho kugira ngo nzakubone numve waciye inyuma uri kumwe n'ura mugore umeze gutya afazari njye nzakurangira kanaka sibyo umugore akabikira cyo kuvuga uti mugabo wanjye aho kugira ngo uzarye nimbwa wari inzungu dore bizambabaza nimbona waciye inyuma uri kumwe n'utugore duciriritse reka mbivuge gutyo mu mbabarire sibyo kuki ibyo udashobora kuba wabyita yuko ari uburyo umuryango ushobora guhigamo amafaranga hasi hejuru kugira ngo ubeho urakoze cyane erega Imana itwohereza mu isi yaduhaye n'ibizadutunga ntabwo yigeze itubwira ngo tuze tujye gucisha hasi no hejuru ngo dushake amafaranga yaduhaye kubaka urugo iduha kuko izi bizadutunga niremye umuntu imuzana mu isi izi n'ibizamutunga none inshuti yanjye icyemezo n'umwanzuro umugore n'umugabo bafashe ni uguhiga amafaranga hasi hejuru bakwica umuntu bajya gusambana bakuremo ibyo kwica ni kimwe ndaguha urugero iyo couple suze uteko itanduye iyo ngiyo se warayipimye wowe se ko bagiye kwishakira amafaranga wowe gusa unsubize waba ubizi yuko batanduye erega iyo ndwara muri iki gihe nta kintu kivuze nanjye nakubajije iyo couple urabizi ko itanduye ntabyo uzi bivuze ngo bashobora no kujyayo barananduye bakavuga bati wowe fatira kuri uyu kandira kuri uwo nanjye nkandire kuri uyu kandi hose bajyanyeyo bwa burwayi bwabo ntabwo niba akeneye kumukamamo amafaranga ari bumumenyeshe ko yanduye bivuze ngo n'umuntu aramwishe iyo umaze kwanduza umuntu kandi ukamwanduza ubizi ko yeho wanduye uba wishe umuntu niyo waba utabizi ukaba uzi ko udaheruka kwipimisha ntuzi uko uhagaze ntiwemerewe kuryamana n'umuntu muryamaniye aho nawe atipimishije none rero mugeze mu gushaka amafaranga umuntu wabandura mugushije hariya muraryamanye amafaranga arayaguhaye ariko nawe umukwikiye ubwandu kandi wemerewe kumubwiza ukuri kuko uzi ko ari bukureke n'amafaranga ntayaguye ntiwishe umuntu none turimo turavuga twe turubaka urugo uko rwagakwiriye kubakwa ntabwo twubaka urugo rw'inshakarafu ntabwo twubaka urugo sinzi ukuntu nabisobanura rw'abantu urugo rudakwiriye Imana
mu bukene abantu bitwara bati mu bukene mushobora kugira ubukene mukagabanya depanse mwari mufite mukagabanya inzu mwabagamo niba yari ihenze mukajya mu yamake niba mwari mufite kadasitire nziza mwakodeshaga yiyubashye mugafata ya kadasitire yanyu nziza yiyubashye mukayikodesha mugashaka akazu ka make niba yabahaga ya kadasitire ibaha 500 mukakodesha 100 400 mukayaryamo mwaryaga inyama mu cyumweru gatatu murazigabanya wenda muzirye rimwe mu kwezi abana banyu bashobora kuba bigaga mu mashuri ahenze muragabanya amashuri niba mubona bishoboka ariko izo depanse nimuzigabanya hari ikiri buborohere nyemerera izo depanse reka tubifate muri uyu mujyo sibyo twe kujya muri izo depanse uri kuvuga kuki tudashobora kubyita yuko wenda biramutse ari cya kibazo kishimisha mubiri shimisha gahunda kugira kuri revo kugira ngo dushimishane kuko wenda wumva yuko nge nakunyuze urakoze none se urumva abantu badakundana urumva batanyurana baranyurana ati sheri ati ngaho ryama ndagukunda cyane mu by'ukuri barakundana ntago ari ikibazo cy'uko umwe atanyuze undi baranyuranye byarakunze ahubwo ikibazo cyabaye ntago ubukene babwakiriye ngo babunyuremo nk'uko umuntu w'inyangamugayo anyura mu bukene ishimisha mubiri umugabo aramutse agize ikibazo cy'ishimisha mubiri yagikora ku ruhande ntabwo yakibwira umugore umugore aramutse agize ikibazo cy'ishimisha mubiri yagikora ku ruhande ntiyakibwira mugenzi we hoya ntabwo bishoboka hano hari ikibazo cy'amafaranga witsimbarara muvandi hano harimo ikibazo cy'amafaranga ni question d'argent ntago bafite ubushobozi kandi barifuza kubaho ku yindi level ni abantu bashaka kubaho ku yindi level ayo gusohoka turayakeneye niraha ayo kutwishyurira inzu turayakeneye ntibashaka kwishakamo ubushobozi bwababeshaho ahubwo barashaka icyagira gute barashaka gukomeza kubaho high level life none se ubu dusanze ikibazo cyabo bafite ari uko wenda umwe abakure yundi kuba umuntu bakure y'urugo tuvuge no musirikare ari mu kazi ntago bimutera kuba yajya kwigurisha kugira ngo abashe gutunga urugo rwe niba ubakure kubera akazi urakora akazi nuramukuna igize ikibazo cy'umubiri ukagira ugikemuraho urabubizi kuko zicyaho uciye inyuma uwo mwashakanye ntabwo ujya kubimurataho turabyumvikana byumvikane ko abantu baba kure y'ingo zabo ingaruka zibazaho zo kuba kure y'ingo zabo no gukumbura abo bashakanye bakababura n'umubiri kwirevolta bakumva barashaka imibonano mpuzabitsina ntibayikore bakazagera ku rwego wenda bicika bagaca inyuma abo bashakanye babikora babizi ko baciye inyuma abo bashakanye ndetse bikabaviramo kumva bafite frustration mu mutima bababaye ko baciye inyuma abo bashakanye byazakomeza bikabaviramo gutandukana n'abo bashakanye ariko ababizi ko ari ikibi yakoze ntabwo we aza kubiratira umugore we ngo amubwire ati none nintaca inyuma aya mafaranga ndayakura he oya iyo bigeze aho umwe abwira undi ati hariya turahakura amafaranga nuko ikibazo kiba ari ubukene buri mu rugo ariko kikaba ubujiji bw'abantu babiri bombi batabashije kwihanganira ubukene erega mushobora no kurara mutari iri joro ariko ejo mukazarya mushobora kutarya iminsi ibiri ejo bundi mukarya hari imiryango ibanye mu mahoro kandi bakene icyambere ni ukumenya kwihanganira ubwo bukene no kumenya uko mububamo niba mubona mudafite ubushobozi bufatika mubyara abana bake mukabanza mugahiga ubuzima ntimuhore mubyara cyane ibyo ni ibindi ni uburyo bwa management y'ubukene aba ntabwo banabyara ko mbona urukundo muri iki gihe rusigaye rwarabaye ibindi se gute ubuhanga bavuga ko hari urukundo ruba rurimo abangaba bafitanye urwabo nyine ni ukuvuga ngo niba imbwa zibaho zigakundana intare zikaba zigakunda zifite uko zikundana bitandukanye n'abantu niba rero abantu nabo mu mico n'imigenzereze yabo bafite uko bamenyanye bafite uko ibyo bari bamenyereye bakora mbere bakabihuriramo bagakundana bakabana ntibikwiyeho ko bakundana ariko imigenzo n'imigiririzo yabo n'ibyo bakora byabo bitandukanye n'ibya couple ikijijwe wishaka ko couple ikijijwe na couple idakijijwe zibaho kimwe wishaka ko noneho n'umuntu udafite uburere bw'ubutwari umugabo atozwa ubutwari kuba intwari y'urugo si ukujya gukura amafaranga mu maguru y'abagore ahubwo umugabo niwe uhonga abagore ntabwo umugabo aryamana n'umugore ngo umugore aba ari we umwishyura ahubwo umugabo niwe wishyura mu bugabo bwe mu butwari bwe mu kuba umugabo kwe umugabo agaragaza ko afite icyubahiro cy'umugabo kuko ari we udonta umugore ariko tutimagine ko
ubu ngubu noneho hari umugore waguze umugabo. Ibyo ngibyo ntabwo ari ubutwari bwa kigabo. Bikwereka ko wishaka ko abantu babiri batameze kimwe, bashaka couple ebyiri zitameze kimwe cyangwa eshatu cyangwa enye zose zimera kimwe. Abo barakundana ariko nirwo rukundo rwabo. Igihe bazamenyera Imana, igihe bazagira Imana bakabona ababyeyi beza bababwira bati mwana wanjye ibi bintu murimo ni ubwangizi, ibi bintu bizabakururira, icyo gihe nibwo bazazuka batangire kubaho ubuzima bw'abantu bazima. Reka twinjire mu mibanire yabo. Ese ko abandi ubusanzwe twumva yuko ikintu gikunda gusenya ingo biba ari byinshi, sibyo? Ariko kenshi cyane ikiza imbere usanga benshi bahuriraho ari ugucana inyuma, sibyo? Wameneye ibanga, ntabwo wihesheje agaciro. Abangaba noneho iryo banga ntago hose barakwiza, sibyo? Ubwo abangaba bashobora kuba bapfiki noneho kugira ngo bazatandukane bashwane. Abangaba bashobora no gupfa ko hazamo na divorce. N'urugero, ubwo umugabo ashobora kuzagera aho akaza akabwira nk'umugore we ati mu by'ukuri wa mushugamami wanjye yambwiye ko tugomba kubana kandi tubana tuzagabana imitungo n'ibi. Umugore abona agiye gusigara wenyine atazongera kubenefitinga ku mafaranga umugabo yavanaga hari. Abone ko umugabo amubwira ati ningenda nzajya nkomeza ngufashe n'ibiki. Umugore nibigeraho abone ko nta garuriro, kuko umugabo yafashe icyemezo ko agiye gusezerana n'iyo habara, hagenda asezerana n'ihabara bwa mbere atangire kujya muha duke, ariko nagera yafatwe n'urukundo agumeyo akwamireyo, ntiyongere no gufasha wa mugore n'ababana ntabafashe, usanga umugore arahindukiye atangiye gutera amahane. Turabyumvikana. Urumva ibyo abantu bapfa biba byinshi, ntago wabitindaho, ntugashake kubyinjiramo, cyane cyane ibintu bibi. Ibintu bibi, oya ndavuga ibintu bibi birimo imyuka mibi, ibintu birimo imigenzo mibi, ntugashake kubyinjiramo ngo bikurikirane, ariko icyo bapfa nticyabura. Rero se bwo burere bazahereza abana n'ubuhe ko wigeze kugikomozaho nabwo? Birumvikana, aho ngaho ni wabitindaho. No kuvuga ngo umuntu upfubura akajya gupfubura hirya akagaruka iwe ari umutware w'urugo, n'urugo rwe ntirubimenye, bikazarinda binasaza umugore atabimenye, bitwaye iki? Ntagenda apfubure hirya ntibizamenyekane. Ariko ikibazo gikomeye kirimo, Satani ntashobora gutuma bitamenyekana. Kuko muri babandi apfubura hari uzandika message igere mu rugo, umugore aba ari ufata telefone mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze rero ngo ikibi igihe cyacyo cyose kigira ingaruka mbi. Noneho turebe ku bana. Kuri iyi couple noneho duhere nko kuri iyo couple. Umugore agira igihe ajya kurarana n'umugabo Dubai, undi nawe akagira igihe bajya kurarana n'undi ahandi ku Gisenyi cyangwa ahandi. Abana daboro bari bonyine mu rugo. Umukozi ashobora kwihererana umwana umwe akamusambanya, umukozi ashobora kutagaburira abana, umukozi ashobora konsa abana. Ejo bundi igihe nakoze ikiganiro ku mukozi wonyeje abana kubera ko yari yarabyaye uwo arapfa, aramuniga kubera ko yamenye abonye ko yavukanye ubwandu. Umwana yavukanye ubwandu aramuniga, harangije noneho amashereka amubanye menshi, ari mu kazi ko mu rugo yahise ava no mu rugo iwabo ajya mu kazi ko mu rugo ko abantu bahwihisaga ko yamunize. Noneho ageze mu kazi amashereka amusaranye, ntiyamenya kwivuza ngo bamufashe amashereka agende, cyangwa se atekereza ko bazamufata ko ari wamwishe. Arangije atangira konsa abana ba nyirabuja. Wataye abana mu nzu, uko bari burare ntubizi, ibyo bari busubise ntubizi, uko ingorane bari buhure nazo ntuzizi. Hanyuma ibyo byose bigira impact ku buzima bw'abo bana mu kubaho kwabo kose. Reka tujye dukoma urusyo tumukome n'ingasire. Turi kuvuga kuri na karande rero, imyuka mibi. Uko mujya mu busambanyi, ba bantu bagiye mu busambanyi hirya iyo ngiyo, na uriya mugore wagiye mu busambanyi hirya hari, ibyo babyita ubwangizi. N'uvuga ngo Satani abyicaramo cyane. Noneho n'abana banyu mubyaye, umwe atamba asambana, undi atamba ajya mu busambanyi, n'undi atamba ajya mu busambanyi. Wazagira urutyo ukabona umwana arakuze ari ku busambanyi umubereye karande, atandukanye n'uwo bashakanye kubera ubusambanyi. Yandagaye muri hoteli yagiye gusambana bamufatira yambaye ubusa n'ibindi. Ibyo ni za karande ababyeyi bajya koyora iyo bajya, hanyuma bakazazizana ziza ku bana babo. Kuko ikijyanye n'imyuka mibi ntago kidufata kubera ko nge nawe twegeranye, kiza mu mwuka nyine kigafata abadukomokaho bose. Kuko Imana ihanira ibisekuru ku bisekuru. Twari dukomoje kuri icyo ngicyo, tuba tuvuga wenda abangaba duhana ba nyiri gukora ibingibi, ariko hari abandi bafatanya bikorwa babo.
abafatanyabikorwa bumva yuko bo nta kibazo ngo yanyizaniye ariko nabo hari ingaruka. abafatanyabikorwa ubwo ni gute? Reka tuvuge kuri abangaba abangaba nibo twavuga bajye kwigira amafaranga, ariko kugira ngo bayabone hari abandi bantu, icyo cya shuga mami cyangwa cya shuga dadi, sibyo bakorana izo gahunda zabo. Nyamara afite undi babanu ushobora gusanga ataba muri izo ngeso. Yego iwe nawe hari ibintu azazana ariyo myuka ruri kuvuga. Yego, hari ibyo azana, hari n'indwara azana zikaba zafata n'uwo bari kumwe, bitewe niba n'uwo bari kumwe nta protection divine imuriho, protection y'Imana imuriho. Kuko hari n'uzana sida yayigeza mu rugo, Imana yareba uri mu rugo uburyo akiranukira Imana akomeje kwitwara neza, ya sida ntimufate. Uri mu rugo wasigaye ntimufate. Shuga mami kagende kagihura na babandi gakurayo sida, ariko yayigeza mu rugo umugabo ntimufate. Turabyumvikana. Umugore akabaho ngaho afata imiti igabanya ubukana, akazamenya ko ayifata akagira ate, ariko undi yajya kwipimisha agasanga nta na sida afite. Ari muzima. None se Kayire, uyu muntu noneho tugaruke kuri bantu bakunda kuba kure y'imiryango cyangwa y'ingo zabo, abenshi kugeze kubikomoza tuvuga ati se ntago byaba ari imwe mu mpamvu twabonye ko hari ingaruka nyinshi bahura nazo, ariko iyi ngiyi ni amafaranga. Iyi kesi tubonye ni urugo rw'ubukene rukennye rushaka kwishakira amafaranga mu buryo bubi kubera ubujiji, kubera kutamenya uko bagakwiriye kubyitwaramo. Ariko binatewe n'aho bahuriye, background zabo, amateka yabo n'imico yabo ya kera mbere yuko bashakana. Kuko urugo rutangira kubakwa mu busore, mu bugimbi, mu bwangavu, mu bwana. Turabyumvikana. Urugo rutangira ukiri umwana. Imico n'imigenzo myiza bagutoje nibyo bizakora urugo mu gihe kizaza. Bivuze rero ngo wishaka kurambagiza umugore uhereye mu myaka umumenyemo, hera mu bwana bwe yakuze ate, azamuka ate, imico ye ni iyihe, ingeso ze ni izihe, abamuzi bamuzi bati. Ibyo byose nibyo byubaka urugo. Niba ari umugabo nawe ni kimwe. Bivuze ngo umuntu ashobora kuba yaragize background mbi, ariko akaba yarahindutse, akaba afite imico myiza ngubu, ntibikubuze kumuha amahirwe. Ariko urugo ntago rwubakwa by'aka kanya. Icyo ndicyo nkiri guhera hasi kuva mu bwana bwanjye. Turabyumvikana. Noneho rero aba bantu kuba umuntu yaba kure, twabibonye ko ntabwo umuntu kuba bakure bisobanuye ko aca inyuma uwo bashakanye yumva ko ari ibintu by'ishema. Aba barabifata nk'ishema kuko barabikuramo amafaranga. Ariko uriya we yabikoze kubwo gukemura ikibazo cy'umubiri cyamunaniye, kuko ari kure y'urugo rwe, ntiyabashije kwihangana, umubiri wamukoroze. Wa mubiri wamukoroze aciye inyuma uwo bashakanye bimutunguye. Uwo nguwo niyo habayeho ko uwo bashakanye bimenya bikanabatandukanya, agenda babaye avuga ati ninjye wabyiteye. Ntabwo wagira uwa mutima wo kuvuga ngo I'm proud kuko nakuyemo amafaranga. Oya, n'abantu babiri batandukanye. Ingaruka zo kuba kure y'urugo ni nyinshi, hazamo nyine ibintu byinshi, hazamo gucika intege, gukora ibintu byose wenyine, kwikorera urugo ku mutwe wenyine, wowe wasigaye mu rugo, wa wundi wagiye kumera nkaho bitamureba, akajyaza nk'umushyitsi muri urwo rugo, mbese inshingano agenda zihunza. Ibyo bijya bibaho. Hari n'abagenda aho agiye nawe akumva afite karanse, afite ibyo abura, akumva ntago yishimye. Ni byinshi nabisobanuye mu kiganiro kimwe nigeze gukora kuri Kayireme, ariko ndabizi ko ingaruka ziba nyinshi. Ariko navuzemo nuvuga ngo hari uburyo ushobora kubijera mu gihe uri kure y'urugo rwawe. Hari uburyo ubijera. Uburyo bwiza bwo kubijera ni ukuba nk'uko uramutse uri mu rugo uri kumwe n'abo muri kumwe, wababanira gute? Koresha ikoranabuhanga, koresha telefone, mugire igihe cyo gusengana, mugire igihe cyo kuganira, mugire igihe cyo kujya inama, mugire igihe cyo guteretana, mugire igihe cyo gukumbuzanya, umwe akumbura undi n'undi akumbura undi. Bizajye bibafasha muri urwo rugendo rw'igihe mutari kumwe, kugira ngo n'igihe mutari kumwe ubuzi ko umuryango wawe muri kumwe, abana bawe bakubone, musengane, muvugane, bakubwire uko biriwe, bize bate, bagize gute, devoir bazikore, muganira, video call ibaho. Ibintu nk'ibyo byose birashoboka. Yego Kayire, reka tugane ku musozo. Hari uburyo bwishe umuntu abantu bakoresha, hari ubwenge wabitinzeho bwishe umuntu yakoresha kugira ngo abashe kuba yabaho atiyandagaje, atagiye kwisuzuguza. Yego, n'ubutwari. Nibwo butwari buranga umugabo. Umugabo ni ubutwari. Yego, nimera dusoreze mu ijambo rya Matayo igice cya 10 umurongo wa 16 tubariho dore tugere kuri 17. Haranditse ati 16 igice cya 10, dore mbatumye muri nk'inama hagati y'amasenga, nuko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu.
17 ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze, dushima Imana. Mugire gushishoza, mugire ayo makenga, Yego. sibyo? Kandi mwibuke ko ngaho mukorana ayo mabi bose ari bo babagambanira bakabashyira ku karubanda. Nyine aho bihuze na rwa rugo Imana yashyize mu isi ikabwira umugabo iti mugabo genda ukore, uzarya uvunitse wiyushya kuya, mugore uzabyara bikugoye. Kurera nabyo bifatanye no kubyara. Cya kabiri, wowe shitani, we washutse aba bantu, uzabaho umugore nakubona azakumena umutwe, n'abana be nibakubona bazakumena umutwe wanzoka we. Nawe kandi wanzoka we, nawe mugore, inzoka nikubona izaguca agatsinsino n'abana bawe baca agatsinsino. Bivuze ngo umuntu aje mu isi irimo ibigeragezo, urugo rwubakiye mu isi irimo ibigeragezo. Biragusaba ubwenge, mube mu isi nk'abafite ubwenge n'ubucakura nk'ubw'inzoka. Siko Bibiliya bivuga. Mugira ubwenge, ubwenge nibwo bwubaka umugabo akabana n'umugore amahoro, n'umugore akabana n'umugabo amahoro. Mu bwenge Imana yabahaye bwiza bwo guhaha bakaronka. Ariko nibigira indangare, nibarangara umwanzi arabinjirana ari we shitani, kuko Imana yamubwiye ko niguca urwaho zaguca agatsinsino. Satani ntabwo yicaye, urugo ntarushaka, kuko urugo rubyara abakozi b'Imana. Urugo rubyara intama z'Imana. Ntabwo arwishimiye habe namba. Ntuvuge ngo kuba mwasezeranye arabishimiye, hoya. Imana ariko nayo idubura imbaraga iyo mumaze kubaka urugo, ikabafasha. Iyo muyegereye mukayikunda, nayo irabakunda kandi ikabafasha. Hari abashaka gukwepa ibyo bibazo by'umuryango bakajya muri izo nzira kandi batazi ko rero baba bahaye icyuho wa wundi baca agatsinsino. Amara kujyaho sida ikabirinjiye. Iyo sida noneho ubu ngewe nibagiye no kukubwira imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, USA niyo yayitangaga ku buntu mu bihugu byose bikiri mu nzira y'amajyambere, especially Africa, mu bihugu bya Africa yarayihagaritse. Bivuze ngo ibi bihugu bifite task ikomeye yo gushaka aho bizatangira kujya bivana iyo miti. Bivuga ngo bishobora kuyibona iguzwe bikayigurisha abaturage. Umuturage utazayabona bizagorana. Urakoze. Ngayo nguko Kayire, reka ngushimire abantu bagira ubwo bwengero bwo kubaka no guhangana bana gukwepa ibibazo bari guhura nabyo, kuko umugabo ab'intwari y'urugo n'umugore abe mutima w'urugo, abika ibyo banga ukanyure mu bukene babwihanganire. Ushobora kubikwepera ugaca iyo nzira ya bugufi, kandi ariyo kubihunga ejo bundi ukongera ukabyongera bikaba byinshi, wagera imbere bikaba bindi. Ubwo tugira ubwo bwenge rero twe kumera nk'uko kose kubujije, kandi n'abari muri iyo nzira bagaruke. Birashoboka ko umuntu yakosoka agakosora aho bitagenze neza, yongera kwikubita agashyi. Kandi nitunababona twe kubaseka, tubakibure, tubaganirize, tubabwira ati nyaboneka, tunabasengere. Muramenye. Kayireme rero wamukurikira kuri channel yiwe n'ubundi Kayireme TV show, mukareba ibiganiro byiza agenda akora bigaruka cyane ku kubaka umuryango ku nama zigiye zitandukanye. Kayireme TV. Yego, bamukurikira. Ubwo rero abantu banagushatse bambona kuri telefone 078 34 71 034. Kayire, wakoze cyane. Nawe urakoze. Reka tunashimire nawe twabanye, ubwo naho butaha. Naho butaha.